Uwiteka duhana umugisha mwebwe mwese mudahwema kudukurikirana ku icano yacu ya YouTube yitwa nawe hesara gushaka ubu n'amahoro bane namwe. Duheruka tureba ingingo yo gukirana igice cya mbere, twabonye neza buryo ki Yakobo yakoze icyaha cyo kuriganya mukuru we Esawu umugisha, hanyuma icyo cyaha kikamubabaza cyane, akababara cyane kikamubuza amahoro. Ariko twabonye uburyo cyakiranye na marayika bikarangira Yakobo ababariwe ibyaha, akagundira marayika Yakobo akabwira marayika ati sinkure kurutamaye umugisha. Natwe rero tugiye kureba buryo ki twabwira data, twabwira Imana ati turashaka umugisha wawe. Uyu munsi niyo ngingo tugiye kureberaho mbere yuko dutangira, reka tubanze dusenga. Uwiteka turagushimye kubwo gukiranuka kwawe, turagushimye kuri Imana ikomeye. Ngwino tube hafi uko bwije nuko bukeye, wumve gusenga kwacu kandi ugusubize, uduhe umugisha n'uri kumva iki cyigisho n'uzacyumva bose mbasabiye umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turasoma mu itangiro mu gice cya 32 umurongo wa 23, twibutse gatoya ukuntu Yakobo yakiranye na marayika. Turahera ku murongo waho wa 23. Abyuka muri iryo joro ajyana abagore be bombi n'inshoreke ze zombi n'abana be uko ari 11, yambuka icyambu cya Yaboki, arabajyana abambutse uwo mugezi, yambutsa n'ibyo yari afite byose. Yakobo asigara wenyine. Haza umugabo aramukiranya, bageza mu museke, abonye yuko atamutsinze akora ku mutsi wo kunyonga y'itako rye. Umutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo urareguka bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati uwo ni Yakobo, sinkure kurutamaye umugisha. Aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati nitwa Yakobo. Aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isiraheli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubaza ati niki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuherayo umugisha. Yakobo yita aho hantu Penuweli, bisobanura ngo ndebesheje amaso Imana sinapfa. Urumva ukuntu Yakobo akiranye na marayika, Yakobo akagundira marayika akavuga ati ndekura. Yakobo aravuga ati sinkure kurutamaye umugisha, kuko Yakobo yari azi icyo ashaka. Ikintu yari ashaka cya mbere, yashakaga imbabazi z'Imana. Yakobo yashakaga imbabazi z'Imana kuko yari ababajwe cyane n'icyaha yakoze. Niyo mpamvu yakomeje kugundira amasezerano y'Imana, maze akabwira marayika ati sinkure kurutamaye umugisha. Reka urebe ukuntu Dawidi nawe yakomeje kugundira amasezerano y'Imana, akishingikiriza ku Mana yuko ariyo yamukiza mu gihe nawe yari yacumuye. Muri Zaburi ya 51 guhera ku murongo wa 3, wumva ukuntu Dawidi yasenze. Nawe ushobora kubikora. Mana umbabarire kubw'imbabazi zawe nyinshi, usibanganye ibicumuro byanjye. Unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, unyeze umwureho ibyaha byanjye, kuko nzi ibicumuro byanjye. Ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka. Ni wowe ubwawe nacumuyeho. Nakoze icyangwa n'amaso yawe, byabereye bityo kugira ngo uboneke ko ukiranuka nuvuga, kandi uboneke ko uboneye nuca urubanza. Dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha harimo mama yambyariye. Dore ushaka ukuri ko mu mutima hataboneka, uzahamenyesha ubwenge. Unyejeshe izobu ndera, unyuhagire ndaba umweru ndusha urubura. Unyumvishe umunezero n'ibyishimo kugira ngo amagufwa wavumye yishime. Hisha amaso yawe ibyaha byanjye, usibanganye ibyo nakiraniye byose. Mana undememo umutima wera, usubizemo umutima ukomeye, ntume kure y'amaso yawe. Murumva neza buryo ki Dawidi nawe yagundiriye amasezerano y'Imana. Nshuti yanjye muvandimwe, mbese nawe ugitekereza buryo ki wakirana n'Imana, wakirana na marayika? Dore umutima wawe ntabwo ujya ruswa. Iyo wakoze icyaha umutima wawe urakurega, wumva ijwi rikubwira yuko wakosheje. Mbese ushobora kutaninira iryo jwi ukaryumvira, maze Imana ikaba ibonye igihe cyo gukorera muri wowe.
Dawidi yabashe kugundira amasezerano y'Imana, yishingikiriza ku Mana, aravuga ati nta wundi muntu wanyiza usibye Imana yo mu ijuru. Dawidi ati usibanganye ibicumuro byanjye byose, undeme mu mutima wera. Urumva nta kindi yashakaga umutima wera. Yesu yiteguye kukwakira, nupfukama ukamusanga imbere arakubabarira. Uwiteka arambuye ikiganza aravuga ati mwana wanjye, naho ibyaha byawe byatukura tukutuku ndabyeza nk'umuhemba, ndabihindura umweru bise na shelegi, bise nk'ubwoya bw'intama bwera. Ndakwinginze ngo ujye ku mavi usenge, uhave usubijwe, kandi wizere yuko Imana yumvise amasengesho yawe. Kugundira amasezerano y'Imana cyangwa gukirana na marayika cyangwa kwishingikiriza ku Mana, kumva yuko nta kindi kintu ushoboye, kumva yuko ubwawe nta kintu ushoboye, ahubwo kwishingikiriza ku Mana yonyine nibyo byonyine bibasha gukiza umuntu. Reka nanone turebe mu isezerano rishya mu gice cyaho mu gitabo cya Mariko, turahera mu gice cyaho cya kabiri ku murongo waho wa 35, mu gice cya mbere nako Pluto ku murongo wa 35 turebe undi muntu nawe wizeye Imana. Nuko mu museke arabyuka arasohoka ajya mu butayu gusenga. Simoni n'abandi bari kumwe nawe baramukurikira, bamubonye baramubwira bati abantu bose baragushaka. Arabasubiza ati ahubwo tujye ahandi mu yindi midugudu iri bugufi nigisheyo naho, kuko icyo ari cyo cyanzanye. Ajya mu masinagogi y'ab'i Galilaya yose abwiriza kandi yirukana abadayimoni. Ku murongo wa 40 nashakaga kugeraho neza, umubembe aza aho ari, aramupfukamira aramwinginga, aramubwira ati washaka wabasha kunyiza. Aramubabarira, arambura ukuboko amukoraho ati ndabishaka, akira. Uwo mwanya ibibembe bimuvaho arakira. Tubonye uyu mugabo wari urwaye ibibembe igihe kirekire, nawe yabashe kwishingikiriza kuri Yesu Kristo, nawe arakira. Reka turebe undi muntu wizeye Imana, wari wishingikirije ku Mana, nawe wakize. Muri Mariko nanone mu gice cya 5 umurongo waho wa 21 ugakomeza, naho hari undi muntu wishingikirije ku masezerano y'Imana, kandi uyu muntu yarakize. Uyu muntu nawe yabashije gukira. Turahera rero umutwe w'amagambo avuga ngo Yesu akize umugore wari umaze imyaka 12 ari umugongo. Turahera ku murongo wa 24. Aragenda ajya ku murongo wa 25. Nuko hariho umugore wari umugongo wari ubimaranye imyaka 12, ababazwa n'abavuzi cyane. Benshi bagerageje kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose, abitangamo ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Yumvise ibya Yesu araza, aca mu bantu, amuturuka inyuma, akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati ninkora imyenda ye gusa ndakira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Yesu nawe yiyumvamo yuko ubushobozi bumugabanutsemo, ahindukira abyigana n'abantu, arabaza ati ninde unkozeho? Ukoze ku mwenda wanjye? Abigishwa baramusubiza bati ese abantu barakubyiga nawe ukagira ngo ninde ugukozeho? Abararanganyamo amaso agira ngo abone umukozeho. Uwo mugore aratinya, ahinda umushyitsi, kuko arazi ikimubayeho. Araza amwikubita imbere, amubwira iby'ukuri byose. Aramubwira ati mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, wigendera amahoro, ukiri icyago cyawe rwose. Ni ukuri tubonye umugore uko byagenze, nawe yagundira amasezerano y'Imana, yumva ko Yesu ari we wenyine ubasha kumukiza. Natwe ni ukuri nta wundi wabasha kudukiza usibye Yesu Kristo. Durateze ibiganza ngo akwakire, ngwino umusange, wimuninira. Izo nkovu ziri mu biganza ni ukubera wowe nanjye. Reka tumusange, ni ukuri yiteguye kutwakira. Tujye ku mavi dusenge, tuhave dusubijwe, tugundire amasezerano y'Imana. Reka dusenge kubw'ijambo ry'Imana. Turagushimye Data, dushimye gukiranuka kwawe, dushimye ineza yawe n'imbabazi tugirira. Ngwino tube hafi kuko turasenga, twifuza uko ukorera muri twebwe.
ni ukuri turakwinginze wumve gusenga kwacu kandi ugusubize, ni ukuri ukorere muri twebwe. Ngwino ukore ikidashobokera buri umwe wese, udukorere imirimo ikomeye, bisabye mbyizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwandikira muri comment cyangwa se ukatwandikira ku nimero yacu WhatsApp 0785 72 512. Ndagusaba ngo nimba wumvise ubu butumwa bukunyuze ubugeze ku muntu w'inshuti zawe iyo ari yo yose, ni ukuri ubumusharinge nawe bwabasha kumukiza, abashe kumenya kugunda amasezerano y'Imana. Mugira amahoro.